Bite inshuti zanjye. Nitwa Christine Nyirahamana. Uyu munsi tugiye gutekana injanga na epinari. Ibyo turi bukoreshe ni olive oil, ariko wakoresha n'andi mavuta yose. Njye nuko nkunda olive oil. Turashyiramo n'umunyu n'iki kirungo. Turaza gushyiramo na garlic, ngeneye ubwoko nkoresha. Turakoresha izi nyanya. Ufite n'imbisi wazikoresha. Muri video nohereje naberetse izi mboga epinari zikase zari muri frizeri, nizo naguze muri African shop cyangwa se rya soko ry'abanyafurika. Turaza gukoresha n'izi poivro. Turaza gukoresha n'igice cy'igitunguru. Injanga ndabanza nkazinika mu mazi ashyushye, nkazishyira mu gisorori nk'iki. Noneho uko ngenda nkaranga ziraza koroha, biranyorohera, zinashya vuba muri make. Ubwo rero tugiye gucana amashyiga yacu, dutangize amavuta. Olive oil ushobora gukoresha canola, ushobora gukoresha coconut, ayo ariyo yose. Sorry guys, nashyizemo imboga nibagiwe ku kamera nayikuyeho. Hari umuntu waruje hano mpita nkuraho kamera. Ubwo rero ngarutse mpita nshyiramo imboga ntibutse ko ntarasubizaho kamera. Ndabanza nkarange izi epinari. Hariya hirya ntetsemo amazi y'ubugari. Ubwo rero muri bubone ibintu turi burya uyu munsi biraba biryoshye. Aha niho tugiye guhita dushyiramo pavuro zacu, zikarangane na epinari. Aha niho tugiye gushyiramo za ndagara zacu twinitse kugira ngo zorohe, tuzikarangane na epinari ukuntu bisa neza inshuti zanjye. Aha niho tujya gushyiramo ibitunguru, cya gice cy'igitunguru twakase kare. Tugikaranga nk'iminota 5. Aha niho tugiye gushyiramo za spice cyangwa se ibirungo. Tutangije garlic, utuyiko 2. Turahita dushyiramo n'iki kirungo. Nk'ikiyiko kimwe. Nanibagiwe kubereka za magi, muribuka izo naberetse muri ya video nohereje. Nizo naguze muri ya magazi y'abanyafurika.
nzongera nkore indi videwo bambwiye ko igitoki kizaza mu cyumweru gitaha. Nabasigiye nomero zanjye za telefone, buriya ni cyiza nuko nahinduye nomero, ubundi arazifite. Iyo igitoki cyaje arampamagara kandi ati igitoki cyaje, ndagenda nkagura igikarito cyose nkaza nkakibiza nkagishyira muri firizeri kibijije. Umunsi nshatse guteka igitoki biranyorohera, ni ukugishyira mu mazi yabize noneho nkagitonora, gutyo mba nakibijije, biranyorohera cyane. Kandi icyo gikarito kimaze hafi ukwezi n'igice, kuko ahakorera n'aho ntuye harimo akagendo, kandi ntabwo igitoki bakizana buri gihe. Abanyafurika benshi iyo bumvise igitoki cyaje buri wese araza akagura igikarito, so ntabwo atumiza ibitoki buri gihe. Ubwo urumva iyo ukibonye nyine urakigura ukakibika, byakongera kuza akaguhamagara. Biradufasha cyane. Aha turahita dushyiramo umunyu mukeya kuko twashyizemo amagi, kandi iki kirungo nacyo ndibuza kirimo umunyu, so urumva harimo, ntabwo ndi bushyiremo byinshi. Aha niho tugiye gushyiramo za nyanya zacu. Ibi narabibabwiye mbiteka mu bintu byinshi, ubundi ni ibya spaghetti, ariko njye mbiteka mu bintu byinshi cyane. Amasosi yanjye yose nyakoresha ibi, kuko harimo inyanya, harimo garlic, harimo ibintu byinshi by'intungamubiri byinshi, so biranyorohera nyine. Aha niho tugiye guhita dushyiramo ya mazi y'injanga cyangwa se aho twinitse injanga kare. Indagara uko byita sebo. Hari igihe nshyiramo ubunyobwa cyangwa se ngashyiramo lentils, biterwa n'uko mbishaka, ariko ndumva uyu munsi ndi bubirye gutya. Dore uko mbika magi, nzishyira mu gikopo. Iki ndumva sinibuka ikintu nagikuyemo, ntabwo ngo nkunda kugura amacupa menshi. Nk'iyo nkuyemo peanut butter cyangwa se ibintu nkoresheje mu rugo, amacupa yabyo niyo nkoresha. Urabona nk'iri cupa sinibuka ikintu nagikuyemo. Ovatini ni kimwe na nido, nzayibereka nayiguze, cyangwa hot chocolate ni kimwe. Iyo ishizemo noza icupa nkarikoresha. Iri ni icupa ryayo. Aha niho mbika magi zanjye. Turangije guteka rero, nguko uko bisa. Ubu ni ubugari maze guteka. Izi ni za njanga cyangwa se indagara. Ibi nibyo tugiye kurya nijoro, hamwe n'igikombe cy'amata. Turaza kurenzaho orange cyangwa se amacunga. Mukomeze mukore subscribe. Ni ukuri sinzi uko nabivuga. Imana ibahezagire, ndabakunda cyane. Ni ukuri Imana izamfashe duhure umunsi naje aho muri ntazi, ubwo Imana izabikora uko ibizi. Sawa rero, umunsi mwiza, ijoro ryiza, igitondo cyiza, biraterwa naho nkurikirana uri.
yari Christine Nyirahabimana, ubwo naho muri video itaha, bye for now.